mu gice cy'ejo hashize cyangwa se mu gice cya 41 twasize Tesi yararimo asaba Calvin ko yamubera inshuti. Ese Calvin yaje kubyemera nangwa yaje kubyanga? Inkuru yacu reka duhere ko tuyihere kuri aba bombi. Calvin ariyumvira yarangiza akamubwira Tesi, kuba inshuti nawe ntacyo bintwaye, yewe nta kibazo n'iki na gito mbifiteho, kandi niba wifuza ko nguhuza n'umugore wanjye nabyo nzabikora. Umugore wanjye nta kibazo cye, n'umwana mwiza, n'imfura y'u Rwanda, nzabahuza rwose. Tesi ati seriously? Undi ati yes of course. Tesi ati nizere ko utari kunyinisha. Calvin ati ntabwo nagukinisha, ntabwo nabitinyuka. Ese ubundi naba ndi kurwana n'iki? Nzaguhuza n'umugore wanjye, ntugire ikibazo. Tesi ati okay, noneho niba ntakugoye wamfasha tukaza kujyana iwanyu, kajya kunyereka iwawe n'umugore wawe? Calvin ati okay, buretse gato. Afata telefone agahamagara umugore we. Kasi aritaba, yitaba mu ijwi rituje ati karame mugabo mwiza, karame wowe byose byanjye, karame mugabo nkunda, amatwi yose yiteguye kukumva. Ese ubundi uraho umeze neza? Calvin ati meze neza, meze neza wowe mahoro yanjye, meze neza wowe mutuzo wanjye, meze neza byose byanjye, meze neza amahirwe yanjye. Wowe se aho uri umutima uri gutera neza? Kasi ati ntiwabura gutera neza kuko uratuje, utera ugutekereza, ugatera urushaho kugukunda no kugukumbura. Iyo nibutse kuri uwanjye nkibuka yuko ngukunda byuzuye kandi byimamo, umutima wanjye urushaho gutera kandi ukarushaho gutuza. Rero meze neza. Calvin ati nishimiye kumva inkuru nziza yuko meze neza, nanjye hano ndi meze neza rwose, nta kibazo, ndashima, ndamahoro masa. Kasi ati ni byiza cyane, none se kumamagaye warungumbuye? Undi ati yego nari ngukumbuye, gusa ngiye no gutaha, ariko hari umuntu wifuje ko mbahuza, hari umuntu wifuje ko namuzana akakureba. Ese aho hari icyo byaba bigutwaye? Kasi ati be uranze, nta kibazo mbifiteho, kandi n'icyo bintwaye, ahubwo si uwo mushitsi mugiye kuzana tumutekere iki, aranywa iki? Calvin ati niwigore, nituhagera araza kurya ibihari. Kasi ati nta kibazo, ndagutegereje kandi ndanagukumbuye. Calvin ati mu kanya gato ndaba nkugezeho, ndetse nanjye ndagukumbuye. Kare rero wiyiteho, I love you so much.
Kasi ati nanjye ndagutegereje kandi iteka nzajya mpora ngutegereje. I do love you too. Calvin ahita akupa. Tesa ati wow, umugore wawe umenya mukundana? Calvin ati yego, umugore wanjye ndamukunda ndetse nawe arankunda, njye nawe turakundana. Nukuri uwo nkunda arankunda kandi nukuri turakundana. Niyo mpamvu ntazongera kwitesha amahirwe yo kubura unkunda kandi nanjye nkunda byimamo ndetse by'ukuri. Tesa ati noneho amasaha yanjye y'akazi arasa narangiye, reka ngende noge mpindure imyenda ureme iyi myenda y'akazi noneho nze tugende. Calvin ati nta kibazo, tuve kuri abo ngabo twigarukire kuri Brian. Yicaye iruhande rw'umugore we Gloria bari konsa umwana, bari kuganira, ariko umubwira atari kujya ubona uburyo umuhungu wawe ari agasambo, dore ukuntu aba yonka acuranwa wagira ngo hari uwo baba bari kurirwanira. Ati niko wagapucuriwe, wagiye wonka witonze. Brian ati be, ndekera imfura, ndekera umwana, mureke yonke, nose n'ubundi karirye hari undi barirwanira. Gloria ati nagende nagasambo, urandorera di, urabona ukuntu aba yakuruye, hari gukurura ibere aronka nk'agasambo neza neza wagira ngo afite umuntu bari gucuranwa. Ibi ni iki kandi? Mana yanjye ariko umenya ko azagira amahane. Brian ati winyaturira ibibi ku mwana wa mugore we, ndakwinginze. Gloria ahera akagaseka akavuga ati yewe niba ari ibyo azabiba. Brian ati rega ururimi rurarema, njya numva bavuga ngo akanwa k'umukiranutsi kararema. Gloria araseka ati se nawe uri ati kuvuze ngo akanwa k'umukiranutsi kararema, harya ubwo nanjye ndumukiranutsi? Brian arimo aseka ati se ko numva ubyikuyeho nta gukiranuka? Undi ati yewe njyewe nkiranuka. Ati yego ntabwo ndi umunyabyaha, ariko iyo bavuze abakiranutse ujye wumva wa muntu birimo biri depo. None se njyewe nsenga nka kangahe mu kwezi? Rimwe na rimwe niyo biri ku cyumweru ndabyibagirwa, nose ubu mperukayo ryari? Brian ati ariko se none ntugerageza no gusenga? Gloria ati rega ntabwo biba bihagije, no guterana kwera kuba gukenewe. Rero rimwe na rimwe hari igihe twihunza inshingano ugasanga twateranye bya rimwe na rimwe, kandi biriya ntibiba bihagije, biba bisaba guhozaho. Brian ati noneho ndahari, tugiye kujya tujyana gusenga, ndetse uyu mwana tugomba no gutuma abatizwa. Ikindi kandi agahabwa umugisha, tukamumurikira Imana, akazakurira mu mucyo wiyera. Gloria ati cyane pe, ibintu uvuze ni ukuri. Bakomeza kuganira, Brian akamubwira ati mugore mwiza. Undi ati karame, ese urabizi ko nyigukunda? Gloria yaramwenyura akamubwira ati be, ndabizi ko nkunda ndetse ndanabizi cyane,
aterega nutabona arakabakaba niyo utavuga mbibona mu maso hawe, amaso yawe yonyine angaragariza urukundo nkunda. Gusa nanone ndacyagusaba imbabazi, natinze kukumva no kukubabarira, natinze kwakira biriya byose, ariko nanjye si yari njye, nari mfite agahinda, nari mbabaye, ariko uyu munsi hariya nahahise, nahisemo kuhasiga inyuma, mbabarira umugabo wanjye nkunda kugira ngo twongere twubake, tubeho tunezerewe, ibi nari amahoro. Brian ati niyo mpamvu ngukunda, ni nayo mpamvu rwikubye ndetse rwaniyongereye. Uri umugisha nahawe nzahora nshima, sinabona icyo nkwitura, singana n'ibyiza n'urukundo unyereka n'ubumuntu wanyeretse, ariko iyara yo mu ijuru izakwiture ibihwanye n'ibyiza wankoreye, kuko njye sinabibona. Gusa ntegetswe kugukunda no kuguha urukundo ruzira uburyarya, kandi niteguye no kubikora. Gloria ati ndabizi ntacyo utakora ku bwanjye, gusa reka ahahise hacu tuhakuremo isomo, yewe tuhigiremo, ariko dukomeze ubuzima. Ndabizi tuzagera kure, kandi ibyiza bidutegereje imbere nibyo byinshi kuruta ibyo twanyuzemo, kandi ntekereza ko njye nawe tuzagerana kure kimwe n'imfura yacu. Tuve kuri aba bombi twigarukire mu rugo kwa Raoul. Karina Raoul baba bari mu rugo, ubona banezerewe Kirenia, baba bari kumuhereza impano zigiye zitandukanye. Kariya kaba gahagaze aho ngaho karimo gafotora, yewe bakamuzanira na cake yanditseho congratulations. Bashyiri muri ibyo ngibyo, na Hamza nawe ahita ahagera, nawe azanye keke nini cyane yanditse ngo congratulations mine, afite n'indi mpano mu ntoki. Arinjira agasanga bari aho ngaho baranezerewe, akabaramutsa. Kreni ubona bamushagaye, ubona banezerewe. Riya rero afata ijambo akavuga ati ndashaka kuvuga, igihe mwahereye nanjye ndumva nshaka kuvuga. Raoul ati buretse, reka mbanze mvuge, uraza kuvuga nyuma. Riya ati yewe umunwa uri kuntya, waretse nkabanza nkavuga. Raoul ati ariko wowe uzanyiyicira, ngaho vuga. Riya ahita avuga ati rero ndashaka ngo mwese mwumve icyo nshaka kuvuga. Ahera akegera Kirenia akavuga ati mbere na mbere ndashima iyaduhaye uyu muziranenge, ndashimiye muhanze. Iyi ni impano twahawe na Rugaba, ni igitangaje cyaje kitugana
n'umwiza utagira uko asa, n'imfura mu bonzi, akaba inyangamugayo, akagira ubumuntu n'urukundo, afite itandukaniro, iyamuremye ntiyigeze yibeshya, ni ukuri yarakoze. Nshimishwa nuko ari mukuru wanjye, kuba mwita mukuru wanjye byo byonyine birahagije. Ntewe ishema nawe, ntewe ishema no kumwita mukuru wanjye, ntewe ishema no kumukunda. Mba numva ahantu hose mba ndi naba ndi kumwe nawe, no ku ishuri mu bana twigana mpora mbaratira ko mfite mukuru wanjye w'umunyabwenge kandi mwiza. Ku ishuri ntawe utamuzi, bose bifuza kumumenya. Rero uyu munsi reka mubwire ko mukunda kandi cyane, buri munsi ndabimubwira, ariko reka mbivugire imbere ya Raoul ndetse na Kare na Dr. Krenia byose ababyumva agatangira kuzenga amarira mu maso. Yaramwitegereza akamubwira ati muvande, twasezeranye ikintu kimwe, narakubwiye ngo basi nujya ujya kurira jya ubanza untekerezeho, iyo urize nanjye ndarira, simba nshaka kukubona urira. Krenia terega mba ndira y'ibyishimo, ati yaba ari ay'ibyishimo yaba ari ay'agahinda, iyo urize nanjye ndarira, ndakwinginze sinkubona urira. Ukwiye kwizera ukanashyira urukundo tugukunda, guhora wumva usa n'uri mu nzozi ibyo ukabisiga inyuma. Nashaka kukumenyesha ko ngukunda kandi ntewe ishema nawe. Ntago ari buri wese ugira amahirwe nk'ayo wagize, nta nubwo ari buri wese ugira umuryango umukunda nk'uko tugukunda, si na buri wese ugira amahirwe yo kugira impano nk'iyo dufite. Uri impano yacu, uri umugisha kuri twe, uri byose byacu. Muri uru rugo sinzi ukuntu nagusobanura, ariko urihariye. Kare yumva amagambo umwana we ari kuvuga nawe agatangira kurira, ahita yegera Krenia ndetse na Ria akabahobera, akavuga ati ndishimye, bana banjye muzakundane, muzagume gutya, ndabinginze urukundo rwanyu ruzasagambe. Ndumva ntewe ishema namwe kandi bana banjye ndabakunda. Bombi bararira ay'ibyishimo, Raoul arabareba kwihangana bikamunanira, ariko ko aba ari umugabo akiyumanganya. Hamza nawe aba ari aho areba ibiri kuhabera, aba ari ibyishimo bivanze n'amarira. Muri ako kanya Ria ahita ahaguruka agahera kakazamuka, azana boxi ifunze neza ubona harimo impano. Yegera mukuru we Krenia akambwira ati mukuru wanjye, ntago nakuboneye impano ihenze, ariko byibura n'iyi ngiyi nguhaye menya ko iturutse ku ndiba y'umutima wanjye. Mfite ibirenze iyi mpano nguhaye nabiguhereza, ariko iyi niyo mfite, akira. Krenia ayifata arira akayifungura, mu gufungura asanga ari laptop. Mu byishimo byinshi ahobera karumuna ke akakabwira ati ndagukunda, ndagukunda cyane murumuna wanjye, ndagukunda, ni ukuri nawe uri umugisha. Rimwe na rimwe simba mbyiyumvisha, ariko iyo undi iruhande mba numva nuzuye, mba numva mfite byose. Ese nzakwitura iki? Ntacyo mfite nakwitura, gusa nzagukunda
kugeza nshize mu mwuka, kugeza ku mwuka wanjye wa nyuma. Ati iyi laptop nguhaye niyo kugufasha mu masomo yawe. Ejo bundi ugomba gutangira kaminuza kandi ukajya kwiga. Uzige neza kandi uzabitsinde. Ndakwizeye mukuru wanjye, uzaba umuntu ukomeye kandi udasanzwe. Tuve aho ngaho tugaruke kwa muganga kuri Debora. Noneho abatangiye kugenda agerageza kuvuga ariko adidimanga. Ntabwo ururimi ruba rusohoka neza ngo avuge ibintu byumvikana. Agerageza kuvugisha abanasi ariko ntibamwumve. Mu gahinda kenshi kubera ko abavuga ntibikunde, atangira no kurira. Abaganga baramubaza ati ese hari ahantu waba uri kubabara? Debora akoresha ibimenyetso by'amaso agahumbya, ikimenyetso kigaragaza ko ibyo bamubaza ari ukuri. Baramubaza ati se ni umutwe uri kubabara? Debora akaguma akanuye, bisobanuye ko atari wo. None se ni mu nda? Nabwo akaguma akanuye, bisobanuye ko atari mu nda. Abanasi birabacanga, ariko Debora aba ari mu buribwe. Umubiri we wose uba uri kumurya, aba yumva hari ibintu biri kumurya mu mubiri, akumva hari ibintu bisa naho biri kugenda bimukatakata, bimukatagura. Ari nako ari kwibaza muri we ati noneho ibi ni ibiki? Ese ibi ni iki biri kumbaho? Ni ibiki Imana nyagasani? Mu mutima aba yibaza ati si iyi ndwara ndwaye ni gateke. Atangira kugenda ataka ariko kugira ngo ijwi risohoke bikaba ibibazo. Atangira no kurira kuko aba ari mu buribwe. Umubiri wose uba uri kumurya, wagira ngo hari ibintu biri kumukata, akumva wagira ngo neza neza bari kumukata yumva. Agerageza kuvuga ariko bikanga. Akagerageza kwinyeganyeza ariko bikanga. Kubera uburibwe bwinshi agerageza kwikoraho bigakunda, ariko kuvuga bikamunanira. Aba ari mu buribwe budasanzwe. Aba ari kuribwa umubiri wose, bikava mu mubiri bikajya mu mutwe, kumva noneho birivanze. Debora ageraho akumva agiye no gusara, ariko kuko aba acometse mu byuma, amaserumu amurimo kabura uko abigenza. Ntabasha no kuvuga, byibura ngo anatabaze avuga uko ari kubabara. Anyura mu buribwe budasanzwe, buribwe bukomeye, umubiri we wose uri gutonekara. Kubera uburibwe bwinshi atangira no kujya avuza induru. Abaganga bahagera bagerageza kumuvugisha ariko akavuga ibintu bitumvikana, bikabacanga. Hamuza rero aza kwinjira akareba uburyo ameze, agahita abyibwira, kavuga ati uyu muntu ari kunyura mu buribwe, ni mu mutera urushinge rumusinziriza, basi bibe bimuhaye agahenge. Debora batangira kugenda bamutera inshinge
zo kumworohereza rimwe na rimwe igihe cye kinini akakimara asinziriye kubera uburibwe aba ari kunyuramo. Bigera aho ngaho indwara arwaye bakayiyoberwa, ndetse agatangira gukoresha imiti ikomeye. Urushinge bamuteraga rw'amasaha 2 rwabaga rwishyuwe amafaranga 100,000. Buri masaha 2 rwabaga rumaze kumushiramo. Debora arababara, kanyura mu buribwe. Bigera aho ngaho abaganga bose bagaterana kugira ngo barebe ni ubuhe burwayi Debora yaba arwaye. Bose birabacanga ndetse bikanabashobera, kugera n'ubwo bumva bafata umwe muri bo akagenda akajya kwiga byibura kugira ngo barebe ko yazagaruka akamuvura. Hamza ariyemeza akavuga ati nimumume, njye nimumunyegurire, nongere ngerageze ndebe ko byakunda. Ubu ngubu ikintu tugomba kurwana nacyo ni ugutuma yongera akavuga, ahari azadufasha kumenya, kuko kuvura umuntu utabasha no kuvuga ngo akubwire uko yiyumva nabyo biragora. Kadutegereze basi abanza avuge. Abandi baganga atari ko biri gutinda, kandi murabibona ko ari kubabara, ari mu buribwe. Ese tuzakomeza kumutera izi nshinge kugeza ryari? Hamza ati nyine kugeza igihe tuzabonera ko nyine ameze neza, kugeza igihe azatoborera akavuga tukamenya ibyo tuvura. Ese mwe nimubona ko turi kuvura ariko tutabasha kumenya ngo umurwayi ari kunyura mu buhe buribwe, byibura abasha kuvuga byadufasha. Abaganga bikomeza kubacanga, abanasi nabo bumiwe, abadokita bose bakomeye baba baragerageje ariko bibi by'ubusa. Tuva aho ngaho tugaruke kuri Klenia. Klenia bamaze gutangira kwiga, arimo yiga university, ajya kwiga ibintu bijyanye n'indege, kuzikora, kuzikanika ndetse no kuzitwara. Ariga, iminsi iragenda ikicuma, akomeza yiga, ari nako asigaye agenda ariko atabasha kwihuta, agenda gake gake ariko atagenda ibirometero byinshi. Imyaka rero iragenda ikicuma, Klenia amasomo ye akayasoza, yamara kuyasoza by'umugisha n'ihirwe kubera ubuhanga n'ubumenyi bwe. Klenia yahita abona akazi ko kujya atwara indege. Akazi ke aragakora kandi akagakora neza. Urukundo rwe na Hamza rukomeza kujya mbere, ari nako akomeza gukora akazi ke, yarakize, asigaye ameze neza, nta kibazo n'iki na kimwe afite. Debora nawe rero kwa muganga aba amaze kugenda asa n'uworoherwamo gake gake, ariko hamaze imyaka myinshi mu bitaro. Umunsi umwe rero Klenia yavuye mu kazi, arataha agasanga mu rugo hari Raoul ndetse na Lia nawe wamaze gukura, ari umukobwa mukuru ugiye kujya mu wa mbere secondary.
Ukraine yagera mu rugo afite igikapu kirimo ibintu byinshi, afite valize nziza cyane. Ahamagara Liya akamubwira ati Liya, ngwino hano. Aba afite igikapu kirimo impano nyinshi, haba harimo ibintu bitandukanye, harimo imyenda n'inkweto, yewe n'amakayi n'amakaramu. Ahereza Liya akamubwira ati muvande, genda ujye kwiga, uzaba umuhanga, uzatsinde kandi uzaba ukomeye. Uzaba ukomeye mu ishuri no mu kigo wigamo, nugera no hanze uzabikomeze. Urukundo wankunze kuva mu bwana bwawe n'uburyo wanteraga motivation nibyo byatumye mba uwo ndi w'uyu munsi. Ukraine na Liya baba bari inshuti cyane ndetse banakundana. Rahuru byose ababireba. Ukraine yarangiza agahereza na Rahuru Imana bayamuteguriye, kabwira ati dad, nawe ntabwo nakwibagiwe. Umushahara wanjye wa mbere nagombaga kubahamo impano mwese, ahubwo se mama ari hehe? Rahuru ati Kari ntawe uri hano, ari kwa muganga. Ukraine ati kuva nagenda se n'ubu ngubu mama ntarataha? Undi ati yego. Eterega Debora indwara arwaye yabaye amayobera, yaradushobeye. Reba imyaka yose amaze kwa muganga n'ubu ntarakira. Ukraine ati narinje kuruhuka kuko noneho ndumva ndi buruhuke byibura iminsi nk'itanu, ariko nafatamo nk'ibiri nkagenda nkaba nsimbuye mama, nkaba ndi kuri Debora, noneho indi isigaye nanjye nkayiruhukamo nkabona kugaruka mu kazi. Rahuru ati subwo ntunaniwe? Ndatoya dad, reka njye kureba mama, ndanamukumbuye. Ukraine yahera ko agasohoka akinjira mu modoka, kuko mu kazi baba baramuhaye n'imodoka, akitwara akerekeza kwa muganga. Agerayo agasanga Kari arananiwe, ari no gusinzira yicaye. Kari akimubona haravuga tuje gukora iki hano mwana wa? Undi ati naje kugusimbura mama. Kari ati suburi bubishobore none se akazi? Undi ati oya mama, mfite iminsi 5 yo kuruhuka, so reka mbe ndi hano, genda ujye mu rugo uyu munsi uruhuke, n'ejo uzaruhuke, ejo yaho uzaza unsimbure kandi ntugire ikibazo. Kari ahera ko akagenda. Ukraine yasigara aho ngaho ari urwaje Debora amwitaho. Debora n'ubundi biba bikimeze kwa kundi. Ukraine yagerageza kwita kuri Debora, mbese amwitaho, gusa banamwita anti. Abamwita anti kugira ngo babashe gucommunicatingana. Akajya amwegera, yaba ashaka kumubaza ko ashonje yagira icyo amuha, kamuhamagara anti. Kubera amaraso birangira Ukraine atangiye gukunda mama we gake gake, ndetse n'igihe ari hanze akumva ntatuje, kaguma amwicara iruhande, amuri iruhande, ari nakamuganiriza amubwira ati anti humura, kugera kure siko gupfa, nanjye nanyuze muri byinshi, nanyuze mu buribwe, ariko none Imana yaranteturuye
yagize kuma ababyeyi bankunda, impereza murumuna wanjye unkunda, impa kwiga ndasoza, uyu munsi ntwara indege, uyu munsi mfite akazi keza, kandi nanjye mu myaka yatambutse aho uryamye nari mparyamye, namaze amezi 3 muri koma, mara n'andi 3 rwose bari kunyitaho, urumva namaze amezi 6 mu bitaro. Yego ni make ku myaka wowe umaze, ariko humura, Imana izagukiza, kandi njyewe n'ababyeyi banjye ndetse n'umuryango wawe tuzakomeza kukuba hafi, twembi turagukunda. Buri munsi akajya aganiriza Debora gake gake. Inkuru yacu rero reka tuyisubikira ahangaha. Krenia ari kujya ajya kurwaza mama we, ariko atabizi. Ese umunsi Krenia yamenye ko Debora ari we mama we, urukundo amufitiye azakomeza kurugira nangwa azahera kwa mwange. Inkuru yitwa Nambabazi Naguha, ni njyewe uyandika kandi ni nanjye uyibagezaho. Njyewe nitwa Atete. Byinshi mwibaza nangwa se byinshi twibaza tuzabimenya mu bice bizakurikira. Hama Uwiteka akomeze kubantiriza impagarike n'ubugingo.